ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. abaduteze amatwi mwiriwe mugiye kumva ikinamico shira impumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Ajeprodo jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico shira impumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. Mama, ubu nizere ko noneho twera dede imbere ya Foromina. Yewe niko bimeze mwana wa, turera pe, uzi ukuntu numva nduhutse mu mutima. Yewe cyakoze mama muhire yantunguye mama. Niko ye kiriya giti yavuze tuzatera buriya gishatse kuvuga iki? Ariko Karingani, icyo tumva ni iki? Uriya mubyeyi ni umuhanga kandi ni umunyambabazi. Urumva ikintu twafatanyije twembi nta wacyangiza, kuko kidufitiye umumaro twembi. Imbuto zacyo kandi zizasoromwa n'abadukomokaho bose. Nibyo rwose. Buriya muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, iyo abantu bose baza kwibuka ko ikibahuje kiruta ikibatanya, ntabwo ibyabaye byose biba byarabaye ngo hapfe imbaga y'Abatutsi bangana kuriya. Mama, buriya rongera bino bitekerejeho biranyobera pe. Ikindi cyantunguye ni ukuntu yanze ko twishyura ibyo papa yangije. Umva mwana wa, uriya mubyeyi ni umuhanga pe, kandi ni umunyembabazi rwose. Urumva isambu yayiturekeye, ariko tuzafatanya twembi guteramo igiti kitubyarira umusaruro. Ni ukuvuga ko rero dushobora gusangira ibyacu nta ubangamiye undi. Urumva rero isambu ni iyacu, ariko hari ikiduhuje duhuriyeho. Mama, uriya mubyeyi nari nsanzwe mukunda, ariko noneho mukunze kurushaho pe. Iyo tuza kugira abantu bafite ibitekerezo nka biriya, igihugu cyacu ntabwo kiba cyaraciye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994 ndetse n'ibibazo byayikurikiye. Reka ndorere mwana wa, wahora niki? Ese nyine mama, nicyo we na papa mwamije. Ubwo duheruka kuvugana, sinzi ikintu numvise mwankinze. Aha, kandi wa mwana we, ubwo uraje, si uko biza? None se mama, kuki tuganira ibintu bimwe, twagera ku bindi nkumva hari ibyo nkinga. Reba nk'ubu ngubu nibwo menye ko wajya kujya gusura papa, ariko reba n'ubu hari ibindi ukiri ku nkinga. Ugize ngo iki Karingani? Ngo hari ibyo ngukinga? Uba muzima wa mwana we? Mama, nyamara ndabakeka. Reka nigendere da, reka nigendere nzaba ndeba. Udukeka iki Karingani? Reka nigendere. Ego ariko suriya mwana ubundi abamuze. Noneho ninde wamunteje? Kofi, nabona butiki isigaye ikwetse pe, ariko se wageze kuri iyi ntera ute mwana? Komeruka twese twarakubiswe. Ni gahoro ndo, ntabwo byazira rimwe. Gusa iyo uri mu bintu nanone, ntabwo umenya uko bigenze pe. Ubu nanjye iyo ntangira ubucuruzi mba ngeze ku ntera nk'iyi. Cyane rwose, cyangwa se ukaba wanaraharenze. Ese amakuru ya mushiki wawe mwa? Sha, arahagiye kurangiza kwiga. Aka kanya uzi ko kwiga bidatinda. No kuraswayo byo. Niko se fi? Buriya nanje kukubaza ku munyamuryango wa Club duhuze bisaba iki? Bisaba iki? Icya mbere ni ubushake. Icya kabiri ni ukuza mu nama ukabisaba. Icya gatatu ni ukuba wiyemeje gusigasira ubumwe n'ubwiyunge. Icya kane ni ukuba wemera guhinduka ugahindura n'abandi. Ubundi tugafatanya twese hamwe kwiteza imbere kabisa. Kwari byinshira fi. Cyo guhindura abantu. Numva aricyo gikaze. Reka. Umuntu warimwe n'Imana yahinduka ate koko? Nta kigoye kirimo. Iyo wemera guhinduka, burya n'abandi wabahindura. Ubundi iyo ugiye ku rugamba, icyambere ubanza gutekerezaho. Si uko urugamba ruba rukomeye, ahubwo utekereza buryo ki warutsinda. Koze nibyo koko. None ko mfite ubushake nzaze byari. Dufite inama rusange kuwa gatatu. Uramutse ubonetse, byarushaho kuba byiza.
ni ukuri nzaza fi urakoze ku nama nziza ungiriye ahubwo nanje kugura amabuye ya radiyo wampaye 2. reka nkurebere naho ubundi ni karibu nubona n'abandi uzabazana kabisa ngiye kubigira ibyanjye umva nabonye abari muri karabu duhuze mwaradusize yaba mu iterambere urebye ahantu hose munasobanutse pe. niko jane karame ubwo ndazana udukarito tungaye tw'amazi yewe uzane 5 abantu nsigaye mbona bayanywa ahubwo kugira ngo bikorohere reka nkore liste y'ibyo uri buzane ndabona imishito yashize umunyu imiheha jus n'amakesi 3 ya fanta inzoga zo ndabona zikirimo zihorere niko ye ariko buriya aho badahenda ni hehe ngo ariho njya kurangurira ujye ku gasharu nugera kuri rya bagiro urengeho amaduka 2 winjire mu rya 3 urabonamo umusaza w'imvi nyinshi niho nkunda kurangurira wajyaga abanyaho igiceri cya 50. yewe reka ntibike rwose mu kanya ndaba nkugezeho jya ugenda gake nyamuneka nta kikwirukansa simbika ahubwo umumbarize ko ubutabugira nabwo tujye tuburangurira hariya sawa ndakubariza ye cyakoze uyu mugabo agira umurava pe mukundira katiganda ku murimo iriya moto ye isigaye imfasha cyane mbere watumaga umuntu utamuzi agatinda cyangwa ukamubura aya ni amahirwe akomeye cyane rwose. uriya sisimbika ngo urimo gupakira ibintu kuri motora reka nihuta atanshika cyangwa mwibesheho gusa abaye atariwe niwe uretse mbanze mpakira aka gakarito sha iyi mutange ariko reka nyitege neza nahitaza no guhirima reka mupfuke mu maso ndebe ko amenya harya ngo umuntu ntiyibagirwe impumuro yuwe reka mupfuke mu maso akasakumirura yewe mfuka mu maso nyamuneka hafi rwose imikino nk'iyo ntabwo nyikunda ndekura ariko se ibintu byanjye biri kuri moto rwose bidahirimo ese nenda umfuka mu maso uko ntakumenya foruwari ni njye mugabo mwiza ese ubundi kuki utanyibuka rukaraga ndikwe twataramye niko marigari ese ni wowe mpobera yewe ubwo se ntiwari unkumbuye reka nkuhobere da ese ko mbona unkwara imbaga arasimbika ndahandara mpobera neza ariko se ubwo marigarita rwose urabona ibyo bidahagije hafi rwose udatuma umugabo wanyimenera agahanga ariko simbika ngo wagiye umenya ko umugabo ari uwa mbere mpobera neza ntibiza kubimenya ntuba warantaye hoya ni ukuri ndacyagukunda ese waje tukajyana mu rugo nkajya kugutekera agatsima k'uburo kubona mvuye kugura akaboga ugakomeza akazi kawe ukomeye sibyo simbika mu rwego rwose marigari waguze inzu inaha ku gasharu se sinabimenya iwanjye nyine ugasuhuza na gahungu ubwo se ntumukumbuye marigari urumva byashoboka koko cyangwa urashaka kumva akamvamo ubwo ibyo utatekeye iwanjye urashaka kuba intekere w'abandi rero nyamara simbika ndacyagukunda kandi ndacyari wa wundi ntabwo nigeze mpinduka pe erega uri umugabo wanjye nyine uracyari wa wundi nyine nkunze uko umbwije ukuri ko utahindutse marigari uva nkubwize ukuri rero buriya wambabarije umutima rwose ndumva iyo ndirimbo nta njyana ifite ushaka indi ndirimbo rwose irashaje ariko se nk'ubwo urabyineye kubaye iki koko nk'ubu abantu basanzwe ubyineka ntibagira ngo ndagukubise hari ukuntu bitase ku rutugu ndakubwira ko ngukunda nkabona utabyitayeho simbika ngo wagaruye umutima koko ndakubwira ngo ndacyari wa wundi ahubwo ukabica umugani simbika ndagukunda yewe ariko se ubundi wasize utandeba mugore we umva rero nkubwira ndekera amahoro yanjye rwose ikitabuze mu rutoki n'amakoma marigari ni numva nkeneye undi mugore nzashaka undi ugize wikisimbika muzashaka undi ubundi se ntiwabashatse amakuru ntangeraho buri munsi amakuru akugeraho ariko ye nakomeza kugeraho rero nakomeza bayaguhe nababwira menya ko nta mugore uzanduta aha reka nigendere da ubwo tuzabonana ugenda se ujya he ntabwo ukura muri uru rufunguzo ariko se nimundebere bahungu ariko se marigari tugura umubiki waretse gukura urufunguzo muri moto yanjye koko nkigendera ndabyanze ngwino ubanza ungurire fanta urayingurira ndetse ngwino ungurire ariko se koko ubwo hagize umbonana nawe marigari abantu bose uko bazi ko wahukanye yagira ngo iki nturi umugabo wanjye se
birabareba ntibashake batubonane ubundi usumwaye hehe cyangwa ngenda sebye urabona mwaye he ngewe ntabigira neza ngahe hanagure mu maso tugenda unyerekeho inaho umuntu yagura akafanta basi ese nta fanta mwisomera hehe ngwino makwereka hari ahantu heza ungurire n'akanyama sibyo ngize ukuri niba urakangurira ubundi ngwino makwereke ariko se ndekura akaboko ni ngombwa tugenda dufatanye ndekura yewe hatagira umbonana nawe duca amatanya ariko se kunyitaza ndwaye ibibembe igira hino ahubwo nkwegere ngwino dufatane akaboko urutoki ku rundi uri umugabo wanjye maze Marigari ibyo bireke reka akafanta tukanywere hano aho mbasha kureba moto yanjye bataza kunyiba mbega ukuntu kano kamushikashi karyoshye naho ubundi simbika nubwo ubona nagutaye nta mahoro y'umutima nigeze ngira pe nta niri na rimwe ndaryama sinsinzira nahindukira nkabona ndi kumwe na simbikangwa nkamushaka uburiri bwose nkamubura yewe Margarita we nawe urasetsa koko ariko iyi hene menya nayo yari ikomeye nawe ubundi se Margarita ko ari byinjye nkubwira ubona ibintu wankoreye kuko ari ibintu by'i Rwanda ngahakira ngo utamike da utagenda uvuga ngo simbikangwa ni umugabo mubi nturebe ikintu naburaga mu rugo ubu se wigeze untetesha ngo unsohokane nk'uku nguku ngurire na kamushikacyo ntamike reba Margarita rero reka nkubwire buriya abantu baho ko bareshya buriya nibwo bushobozi nabaga mfite maze ndumva ntangiye no kugukumbura rero ese wanyegereye Margarita have igira hino yewe have rwose hatagira umuntu usanga bitwaye iki se muri umugabo wanjye igira hino hatagira umuntu usanga duca amatanya hano muri ibingara rwose igira hino yewe akagira n'ibindi akeka bitwaye iki se nturi umugabo wanjye igira hino yewe Margarita reka ibyo tubireke ahubwo nyibwira amakuru y'agahungu ariko ubwo tuzajya duhura dukumburanya umbaza amakuru y'agahungu gusa urabura kumbaza amakuru y'ibyo udaheruka yawe nanjye ngo ibyo udaheruka mahe se kusigaye wariboneye igitonore cy'umugore ariko uwo mugore w'inzobe numva bambwira buri munsi ninza nzamukuramo iyo kotsa ubwo rero wagurishije isambu uguramo moto kugira ngo ukunde umwiyemereho tukibana kuki utari warayiguze iyi moto kuki utari warayiguze mbikubaze neza simbika nsobanurira iyi moto kuki utari warayiguze uwo murima wagurishije ugira amahirwe ube warasigaje yo kuwugaruza weho n'uriya mugore umva muryenye uko babivuze ukuri nyakibi ngo ntirara bushyitsi koko ubwo utangiye zangeso zawe Margarita reka maramo iyi nzoga nkubise nigendera da ariko kuki mvuga ukuri ukankwama mugabo wa uri umugabo w'icyo gitomati numva cyangwa uri umugabo wa Margarita none se ndabeshya ngo ntiwishumbishije umugore uwo mugore niwe watuma mbese usigaye urambana ukambona mu wundi navuga ngo simvuge nakubwira ngo singire icyo mvuga ariko uzi ko akabigase ko nk'akeza koko ariko se Margarita wazabajije umukobwa wawe gatesi koko ko tubana mu rugo akakubwiza ukuri akakubwira niba ari mukasa ajya abona haramu rekeraho simbika rekeraho ngo areba nk'inyana uwo mugore wazanye areba nk'inyana gatesi we wuhe nabamubaza iki ko ari uwase ko wamwibyaye ndaje mbereka ariko rero ndumva rwose urumva iki se Margarita reka nkubise nigendera umugore we nigire mu kazi ntaza kubura intama n'ibyuma da ariko ubwo waciye inkoni zamba ukongera ukanyibutsa ni ukuri reka nkujyane mu rugo ariko nkuzimanire ni ukuri simbika mbabarira buriya nakari kanyana erega n'ifuhe ry'abagore rizamo Margarita mba nkubwire buriya undeba njye narakuzinutswe rwose agatima karahenye uvuze guki simbika nakareka nigendera ubwo tuzasubira ubutaha Simbikangwa arashyize amenya agace Margarita yahukaniyemo ese aho azajya kumucyura Ndori we akomeje kugaragaza ubushake bwo kwisunga urundi rubyiruko muri Club Duhuze ese ntajya amazahinduka nyuma y'igihe kinini ahabwa inyigisho zo kwishyiga z'amacakubiri ntuzacigwe n'igice cya 34 cy'ikinamico Shirimpumu hari icyakunyuze ufite ikibazo inama watanga cyangwa igitekerezo watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo ikinamico Shirimpumu ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ejo bundi waje iwacu wazana
ikinamico shira impumu itambuka kuri radiyo rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.